assistant warambwira ngo uzaze mu masengesho ni wampa rendezvous ngo yego ni sangapi ngo saa 12 za mu gitondo nkumva aribeshye kuko 6h du matin abatumishi baba baryana abona biwacu ni igikoma na kawunga aho savye gahunda ba ma 6h du matin aposo ndabaza assistant saa 12 za mu gitondo nibwo tibuze ati nibwo uri bube winjiye muri office ndababaza araba byanchanze araba hageze ngo ya nibwo asoza devotion mbega nibwo asoza amasengesho y'abantu hari ibintu atazingura agashyira pompe pyu ndeba pyu tenti kikora ukumva arinjiye ndagushaka mana nibuka ko ntajyanye na tenti nkurura ibyo nari mfite ibitenge ndavuga ni Imana ngiye kubisasa hagati yabo ava hano angereho nava hari angereho hano have indege hari have ntabwo ariko bikora nsasa hagati yabo bibaye saa 7:30 mbona abanyagwa ntago barekeraho gusenga sha Imana imbabarire mbisa abanyagwa shabare banga kurekeraho kandi bampaye rendezvous ya ryari ya saa 12 gusa ndaryama ryari sha ndabwa rero reka ngenge kuryama byibuze saa 9 saa 10 sibyo nimwe nebyira amasahane quand même umuntu agomba kuryama amasaha 8 niko abaganga bagize gute ngira ukwegere ngo yaona subiya muri kakumba kanje nkigerayo iminota nka 30 ngize gutya numva hanze nduru ziratangiye wagira ngo biracyangoramo gake yihangane ntabwo ndumushyitsi hano yes tuvana hirya aho amakona yose nigeze kumubwira ejo bundi ndamubwira ngo mukiri mu nkambi soje mbazi mukiri mu nkambi nabasuye mukiri mu nkambi none ubu muri Yerusalemu muri Siyoni yes niba ari ikintu cyamaye umugisha bikomeye nukuza nkabasanga hano nahaye Imana icyubahiro kuko ubuzima bw'inkambi ntabwo bwari bubabereye yes Imana icyubahiro rero shimana n'abayobozi ba church apostle na madam na komite yose Imana ibaho umugisha mwinshi n'umugisha udasanzwe kugira inshuti za bugufi mu bantu ntekereza nahamagara anytime is it apostle arahuzemo nahamagara umwanya wari wose abarimo iyo hari ukuntu numva nkeneye umuntu nkahamagara niyo atayibona arongera akayihamagara mumfashe dushimire umukozi w'Imana ikindi namubwiye ejo bundi naramubwiye ngo umuhamagaro wawe tushimira Imana hano mu gihugu cyacu no hanze murabyemera n'abantu bake bafite umuhamagaro uri genuine cyangwa w'ukuri utarimo gupfefeka no gupfundika ntabwo apfundika sibyo nta pfundika nta bipfundikwa agendana nta bipfundikwa kabisa ejo bundi yari yaje kumpemba mwongera mu mushimira Imana imumugisha yari yaje kumpemba n'inshuti na madamu nabihaye agaciro gakomeye cyane byankoza ahantu hakomeye cyane hanyuma ndamubwira ngo rimwe nari mu materaniro ya Calvary maze kubwiriza nzingu isi n'ijuru nabimazeyo nicaye mukiri mu nkambi nicaye urya ku ruhande araguruka muramuzi yo yagurutse agurukira ku mukobwa mureba neza mbizi neza ko atamuzi aramugurukana aramubwira ngo fungura isakoshi harimo iki niki ndabona
uwo munsi narakanuye ariko ndakanura koko nibi nibiki reka twubaha ibirere umukobwa akamwaza iki kirimo ati cyane rwose iki kirimo kuramo iyo rero ni impano y'Imana udashobora gufekinga ibindi turebe yes n'umutima rero gukunda Imana bikomeye aposo turagushimira cyane mu izina rya Yesu n'umugisha kukugira no kuba ufite abantu bagukunda kandi bagusengera yes nitwa Julienne nko abivuze nyoboye Grace Room Ministries tukaba dufite n'itorero n'umutware ryitwa Jubilee Revival Assembly dukorera hari i Kanombe nkaba ndi kwibere ry'Imana yes mba numva ndi iyi minsi ndumva ndi kwibere cyane nawe kandi niko bimeze turabakundwa ba Kristo yes nagendanye n'abavandimwe Imana ibaho umugisha mwinshi ndababonye hano Imana ibahezagire Yves yahaguruka ka umukozi w'Imana dukorana umurimo w'Imana God bless you ndi kumwe na my sister big sister mukuru wanjye kuri cyane haleluya yes twa Janet Imana imumugisha niba namwita mukuru wanjye niba namwita mama ariko mu maraso ni mu maraso neza papa mama akaba ari nawe watufashije watureze mu yandi magambo yes ako ntago kanyuze yes Imana imumugisha mwinshi afite uruhare rukomeye cyane kuva nagira ubwenge kugeza uyu munsi maze no gukizwa yagize uruhare rukomeye cyane rwo kunkubita no ku haleluya no kumbuza no kunkanira ntaranakizwa ndagapagani nabwo yagize uruhare ufite ari hose n'umuntu udasanzwe aturi hafi bikomeye Imana imumugisha mwinshi yes nabonye mama Sandrine wahaguruka Imana iguhezagire cyane gose yes Imana ibaho umugisha mwinshi ndaza gukoresha umwanya utari munini nabonye abakozi b'Imana Mungu awabariki pastor n'umushitsi wanjye from America duherukana cyagihe nongera ndirimbe happy birthday byararenze Imana iguha umugisha mwinshi mwamfasha tukabumbura ijambo ry'Imana yes Imana yanshyize ijambo ku mutima ntari buze ngo ntabwo ndi buze gutinda ariko ndaza gutindamo gake yes mbaye umunyakuri bikomeye cyane kubera theme umukozi w'Imana yanyoherereje impact your generation nicyo giterane oh yes impact your generation ntabwo yari title gusa ni ikintu gikomeye cyane ku impactinga cyangwa kugira gute mu Kinyarwanda buri aposo impact ni nko kuzana impinduka muri generation yawe sibyo by'umwihariko harako yanyohereje kavuga ngo being valuable kuba umuntu w'agaciro dushingiye ku cyanditswe turimo turigaho muri iyi minsi Imana yasinjyana ahantu ngiye guhera mu byakozwe n'intumwa ibice 18 ibice 8 mwafasha tukajyayo ibyakozwe n'intumwa 8 umurongo wa mbere waba wahageze ukavuga ngo haleluya umunani rimwe haravuga ngo uhereye uwo munsi haduka karengane kagize gute gakomeye akarengane kagize gute gakomeye hehe mu itorero ry'i Yerusalemu bose bagira gute batatanira mu bihugu by'Yudaya n'i Samariya keretse intumwa ubwo bivuze ngo intumwa zagumye yes Yerusalemu abantu bubahaga Imana bahamba Stefano muribuka ko baramaze kumutera amabuye bahamba Stefano baramuborogera cyane 3
ariko Sawuli we umva akomeza guca igikuba mu itorero ryande mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abaki n'abagore akabakuribana mu nzu y'imbohe. Ngeze aho nshaka. Kane nuko abatatanye bajya hehe hose. Ni ugutatana nyine. Iyo haje akarengane ntabwo uvuga ngo ndaca hano, sibyo? Baratatanye, umwe afatiye undi afatiye, buri wese yafashe hashaka. Abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Semena abaho benshi baraterana. Bangahe? Benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima ugize gute uhuye kandi bamwitayeho. Bumvise kandi babonye, aka niko nashakaga. Bumvise kandi bagize gute babonye ibimenyetso yakoraga. Yes, bumvise kandi babonye kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo. Benshi bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane. N'abari baremaye n'abacumbagira bangahe benshi barakizwa. Haba umva haba umunezero ungana gute mwinshi muri uwo mudugudu. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu. Umukonikoni wabaga muri uwo mudugudu. Umukonikoni Simoni agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho. Bangahe bose yarabifatiye abakomeye n'abagize gute n'aboroheje. Bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwikomeye. Mbega ikinyoma! Icyatumaga bamwitaho niki? Nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukorikori bwe. Mlozi mkubwa huyo yabatangarishaga iby'ubukorikori. Yari umukorikori. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo. Barabatizwa abagabo n'abagore. Umva kanezeza na Simoni ubwe aremera. Nako nashakaga ngirira ukwegere ngo Simoni aremera. Ushobora kuzamurira uti Simoni aremera. Yes, iyo tuvuga ku impacting a generation turavuga Simoni kwemera. Simoni ataremera ni ukuvuga ngo turacyareshya. Yari umukonikoni ufite imbaraga yemeje abantu, sibyo? Yari afite imbaraga, yaremeje umujyi uremera urapfukama. Akoresha ubukonikoni ngo bagere ubwo bamwita ngo ni Imana igize gute, ngo ni imbaraga y'Imana ikomeye. Ndashaka urebe mu mazu y'i Samariya amafoto bafite ari ayande na ya Simoni. Ndashaka urebe abana bajya ku ishuri bafite mu mabaga ifoto yande ya Simoni. Ugize ikibazo ajya kwande kwa Simoni. Ugize akabazo kwa Simoni. Hagombe kuboneka umuntu ufite imbaraga ziruta za Simoni.
igihe cyose satani n'ibimwegereye n'ibisa nabyo tukigendera kuri ritme imwe tuba tungana. Icyo gihe uravuga akavuga, urakoma agakoma. Aka kantu rero karamfasha. Simoni agira gute? Sha aremera. Ndifuza ko uyu mugoroba tuva hano Simoni yemeye. Amen. Niba byarashobotse birashoboka. Buriya nta muntu utagira Simoni mu buzima bwe. Ufite ikintu cyabaye Simoni kimesha shimama bagira ngo barakikuroze. Ariko hari kiri bugire gute? Hari kiri bumwemeze. Now ndaza kuvuga ibintu nka bitatu cyangwa bine hanyuma mbone gusoza ikimana yashyize ku mutima. Kugira impact mu gihe cyacu cyangwa kuba uw'umumaro mu gihe cyawe cyangwa kugirira umumaro ari gihe cyawe. Iri ni ijambo rigari, ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo udashobora mvuge gute, udashobora kwirengagiza ukiriho. Ukiri ku isi ntushobora kwirengagiza iri jambo niba ugomba kubaho ubuzima bufite icyo buvuze ku isi. Reka mbere ndaza kuvuga ibintu nka bine. Reka mbere ahangaha inshuti z'Imana kugira ngo umenye uburemere bw'iri jambo, impact, kugira twabyise iki? Kugira impinduka muri generation yawe, kugira ngo umenye uburemere bwabyo ni ukubanza kumenya uwakuzanye ku isi n'icyo yakuzaniye ku isi. Ukamenya inkomoko yawe ni iyihe, wowe uje uva he, uturutse he, ujute. Ujute uvuye he? Ese uri kimanuka uri kuyatupa ukajikutana ku dunia? Ni papa na mama baterekanya ahantu barahura kubw'ubuntu bw'Imana uravuka. Iyo utamenya inkomoko yawe ntushobora kugira impact ku isi. Yes. Ntibishoboka. Imana isanga umugabo bamwita Yeremiya pastor. Nakumenya utarabura usoro. Niwe iramusangira ngo wowe nakumenya utaraba urusoro. Mbega si iby'ubu nsimbuka ababyeyi nkasimbuka batarahura utaraba n'urusoro mbere yuko banahura. Hallelujah, hallelujah. Yeremiya arakanura ati jewe ati papa na mama batarahura nari ngufite muri gahunda. Bataranahura nari nzi ko uwongize muri gahunda witwa Yeremiya azaba umuhanuzi. Uhanurira apana Israeli, uhanurira amahanga. Biratangaje ko Imana ibimubwiye. Yeremiya arimo aravuga ngo ngwiki agiye gusubiza Imana ngo ko ntazi bikwereka ko Yeremiya yari off completely. Ntabwo yari mu murongo w'ibyo Imana irimo iravuga. Amakuru yabonye aho niho hari urufunguzo rutangira ubuzima. Hallelujah. Nutamenya definition. Niki definition? Ubusobanuro bw'icyo Imana yakwise utaraba. Isi izaguha ubusobanuro buri wrong. Yego. Iyo utamenya icyo inkomoko yawe kuvuga, kila mtu burubonetse wese azakwibeshyaho. Nutamenya agaciro umuremyi yaguhaye ababyeyi batarahura. Hallelujah. Ibibonetse byose bikagikaraniye. Ibintu birakurira bikakuriza bikagusaza. Nutamenya aho bihera ntuzamenya aho bigana. Yego. Ariko iyo umenya aho uhera n'umuremyi ushyira amanga nk'intare. Hallelujah. Ushyira amanga kuko hari urimo. Ariko ndumva amavuta y'Imana menshi uyu mugoroba. Uyu munsi ibintu birakubitwa hasi. Yego.
narapa birakubitwa hasi. Mbwirira ukwegereye mu nkuru turi birakubitwa hasi. Yego. Naribuze ngo birakubitwa he? Hasi. Naribuze ngo birakubitwa. Turi kwisi tutaraba kubabarirwa. Yego. Turi kwisi turaba kubabarira. Turabanyamumaro ku buryo umumaro wawe utangirana n'umuremyi. Hallelujah. Bona sifiwe. Amen. Now, hari ibintu Imana imaze iminsi irimo iranyigisha byansajije. Mbasaze namwe. Yego. Dusare kimwe. Urega iyo utarasara hari ibintu bitava imbere. Ubu urebye Yesu yari umusazi. Wafata Yohana Umubatiza yari umusazi cyane. Zana batubanjije n'abasazi. Buriya gusara muri Yesu ntabwo ari ugusara ngo tujye gusara uzareba umusazi hana woga. Pastor umusazi naramwibone 15 yaraje neza yambaye neza ajya imbere ya kamyo ngo iyo ufite ubwenge ntabwo wabikora imbere y'iki kamyo ujya kuko senses zirakubwira ngo ubupfuye ugiye gusiga abana bawe we yarasaze ibisazi biramubwira ngo iyo kamyo yahagarara hana oga ubwoba bwa ikintu kiranga umusazi ntabwo yahagaze imbere ya kamyo arayireba gutya ngo ndavuga ni warasaze cyane ushobora kuba utorotse rega ni hafi yaho ariko uzi ko yaratorotse yo ndavuga ni uratorotse tu ndeba majeste haza imodoka irimo iriruka abantu bose bakoma induru hari sitasiyo iri aho bakoma induru baramwishe pastor amiko anaceka nawe arirukanye imbere ngo iraziti ifata amaferi imugezeho neza irakubita adandabira naho gato aragaruka ngo nimbega abasazi ntiyarasaze cyane. Iyo tuvuga abasazi muri Yesu ni ugukora ibirenze ibyo Yesu yakoze. Hallelujah. Udatinya ko bitari bukoreke. Nukureba umusazi ukawuhangara wabaye umusazi kuko uri muri wowe arakomeye ararushura iminsi imbaraga. Uko wamaze kumenya inkomoko yawe uhangara ibintu. Naje kubabwira ibintu bitatu. Vuga ngo bitatu. Biri bugufashe umugoroba kuko ndi mu minsi ufite asira umujinya kuko iki kintu kigomba kuhaba mu izina rya Yesu. Yes. Ntabwo turi senene ku isi. Umuntu apfa gufata uko abonye. Semenya nabonye Bugande bashyiraho ikintu cy'ingunguru bagashyiraho akantu ibati ngiye kubona ngira ngo basaze ni gitara kinini batabaramira ngo barimo baratega senene igwamo mu gitondo nagiye kugera mu mujyi Kampala sanga ku madirishya yose y'amamodoka senene ni katika jina la Yesu bwari bwo bwa mbere ngira ngo basaze bose isenene barayijyase ngiye kubona nisiranye n'umumama w'umusirimu mbona arayikuruye avuga mu kiganiro ntacyumva numva mu sente tu meka sente meka mbona arazigenda banereka ndebe icyo abikorera wagira ngo n'ubunyobwa nahise mvamo ndavuga ni katika jina la Bwana nawe wamfashije ukambwira uwo muntu mwegeranye ngo uzi ko utari senene ku isi Satani agomba kurya uko abonye. Ntabwo urugo rwawe ruribwa, ntabwo abana bawe baribwa, nawe ubwawe ntabwo ntabwo turi abarinzi ko babonye. Oya mumfashe kuri microphone muzamureho gato. Narivuze ngo oya now habaye akarengane mu itorero rya hehe Yerusalemu niho dusomye akarengane karabatunguye
akarengane kaje batakiteze, siko karengane. Yego. Barakubita nkuko bakubita uyu munsi, buri umwe wese yiruka areba iyajya. Hawabwiye mugenzi we ngo usibye intumwa nizo zagize gute zahasigaye. Abandi Stefano amaze gupfa bamwishishije iki? Amabuye. Babibonye bagiye kumushyingura, ibintu byose ni woga. Mukanya karengane karaje batangiye gutemagura, abantu bariruka. Umusore witwa Filipo, uwo munsi agomba kuba yaje yambaye ikabutura mu rusengero kuko yarirutse cyane. Barakubita ntawasubiye mu rugo, buri wese yiruke afata ahabonye. Filipo yirutse yirukira mu mujyi wa hehe? Samariya. Agezeyo uyu musore ankoraho. Ndashaka kureba impunzi yirutse idafite gahunda, nta myenda yajyanye, mwabibonye, nta muntu azi i Samariya, nta kintu na kimwe afite cy'ibyiringiro ari buhure nacyo Samariya. Nta muntu uriyo, nta pastor uriyo, nta. Aguye mu mujyi mushya, mbega ni wowe nteruye, New York. Bisanze muri New York, kutangira kureba amazu areshya, ibintu bimwe jya gucimbe utikatika jina. Ndashaka kureba uguye ahantu, niba warahageze ubwo ari abandi batarahagera, ugahita ureba ibintu byose. Filipo arahageze, nta muntu ntazi n'aho ari buhere ubuzima. Ariko ndashaka nkwereke ikintu cyari kimurimo, ntabwo cyamukundiraga kuba yaba nk'abandi asanze mu mujyi. Buriya ikintu kikurimo nicyo kikuyoboye. Ntabwo uyobowe n'ibyo bakubwira hano, uyobowe n'ibyo bakubwiye bigira umumaro, bihinduka ikintu muri wowe. Ikitaraba muri wowe nta mumaro kigufitiye. Ikitarubakika muri wowe kiragushuka. Kuko wowe egal ikiri muri wowe, uriwe nyawe n'uriwe muri wowe. Kuko iyo hagize ikiboneka, basi Filipo na karengane mu rusengero kaje, wowe ariko hari gatara karengane haza amatiku, hari igihe haza ubukene, hari igihe urugo rugira ibibazo, hari igihe Filipo ni iki kibaye, wowe iyo habaye ikintu niki kiva muri wowe kigahagarara. Filipo tubona mu byanditswe yari umudiyakoni nk'abandi gusa, akora imirimo isanzwe. Arirutse ageze mu mujyi ahasanga ikigirwamana cyitwa nde? Simoni. Umukonikoni witwa Simoni, wari warifatiye umudugudu, yarifatiye abaturage, abantu bose yarabashyize chini ya ulinzi. Ikirere cyarafashwe nande? Na Simoni. Umugabo umwe, semeni amina. Amen. Utarabona amavuta ngo abe pasiteri, utaritwa aposo, ariko yamize imbaraga z'Imana. Ahageze nta ntumwa zihari, Petero ntahari ngo ahagurutse ikimuga, intumwa zindi ntizihari. Yisanze muri situation, abantu baravuga Simoni, Imana yo mu ijuru ntibayizi, Yesu ntibamuzi, ibimuga abiciye habibona ku mihanda. Abatazi aravuga ngo aha, nubwo mfite ibibazo, ntabwo ibibazo bifite icyo bimbwiye, ahubwo undimo arasohoka. Filipo arebye, Bibiliya avuga ngo mwabonye ahantu twasomye ngo agera mu mihanda atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwahabonye? Icya kabiri ngo ageze ahantu ahasanga ibimuga, ngo ahasanga abatareba, ngo ahasanga. Niba mwakurikiye Bibiliya ivuga ngo yakoze iki? Yahise abageraho, simama katika jina la Yesu. Impumyi bona mu izina,
nta rusengero ruhari, ntagiye kubatwara mu rugo, nta barashoberwa, batangira kumukurikira inyuma biruka, kuko uwakorewe igitangaza ababonye Imana. Baramukurikira babura iyo bajya, ngo amakuru ariruka agera kuri Simoni, ariko amakuru agomba kumugeraho. Igihe umaze ushaka Imana, reka amakuru yiruka agere kuri Simoni. Igihe umaze mu nzu y'Imana, reka amakuru yiruke bimenyekane kuri Simoni. Yego. Uva yo Simoni bimugeraho, arabaza ngo uyu mujyi ko nari narawufashe, nani uyu tena, avuye he, ni mwene nde, akomoka hehe, uje kunyaga abaturage, akanyaga ikirere. Uzi cyari kibaye, Imana imaze iminsi inyigisha ibintu bikomeye, ndimo ndayishimira cyane. Cyari kibaye ni igicaniro cya Simoni gikubitanye n'icyande n'icya Filipo. Ni intambara iri hagati y'ibicaniro bibiri. Ntabwo bikiri hagati ya Filipo na Simoni. Igicaniro cy'umwijima cya Simoni kirabutswe icy'umucyo cya Filipo, icy'umwijima kirapfukama. Ndagusengeye ngo buri gicaniro cy'umwijima cyagukurikiraga kizime, kimenye ko washatse Imana mu izina rya Yesu. Filipo aribwiriza akalayinika kabisa, araza ashaka Filipo nako Simoni akalayinika, araza ashaka Filipo, aramubwira turabizi, ndagukurikiye, ndakwemeye, ndayobotse, ntabwo twasomye hasi. Byageze ahantu Simoni abonye ibintu birimo biraba muri uriya mujyi, akubise amaso iburyo n'ibumoso, agaruye hino no hirya. Bibiliya iravuga ngo aragenda yihera na Filipo, aramubwira ati sikia sasa rafiki yangu, waretse ukamaho nanjye, twakoze deal, ukamaho. Uzi icyo avuze? Mbonye ikiruta, vuga twumve, mbonye iki? Yes, ufite ikintu kiruta icyanjye, kandi ibyanjye nari nzi ko nifatiye, ariko urantsinsuye, uransohoye, wampayeho. Filipo aramureba ngo ninde wakubwiye ngo impano y'Imana? Ikibazo cyanjye, hari impact agize Filipo ikomeye cyane. Muraza kunyemerera mbabwira ibintu nkamwe ngahe nababwiye. Ubu ahantu bigeze, umujinya navugaga umukozi w'Imana Apostle, ibyo yarimo aravuga, nageze ahantu natangiye kubwiriza ubutumwa apa mfite imyaka 18, niga muri secondaire, nibwo banyitse bwa mbere pasteur. Nari mfite imyaka 18, iyo ni imyaka myinshi ishize. Hanyuma 19 naraha, 20 naraha, 21 naraha mbwiriza, 22 bwo ibiterane nakoraga ntiwabibara, 23 mpaka uyu munsi ngize imyaka talalala. Urumva? Warutegereje? Warutegereje iki? Aho nitujyayo ni myinshi cyane yabakanga, myinshi kugeza uyu munsi. Jesus Christ, ibintu nagiye mbona mu nzu y'Imana byatumye ngira ibintu nzinukwa. Uku niko kuri, narazinutswe, ariko sinareka gukorera Imana, ariko Imana nkayibwira ngo umutima wanjye urawureba, ndabizi kuriho, uri muzima. Hari ijambo ry'Imana rigize gute ritubwira, kandi turabyizera. Namwe sugo, hari ibintu tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
hari ibintu tubona ariko ibi ni ibintu nagendanaga mu mutima ntabwira umuntu ariko numva ndushye. Ndibuka rimwe nahagaze ku nzu yahariya kwa Makuza murabona mujyi nagiye gushopinga bisanzwe ndabyibuka nari kumwe nande sinzi umuntu twavuganye kuri telefone ho gatoya atangira kumbaza ibintu nk'ibi sinibutse ko ndi hahandi hejuru noko nyindu nufashe telefone ni Imana tuzayibona byari abantu baraza baranyuzuraho nararize nageze ahantu umutima umera nk'iki. Umukozi w'Imana Apostle Sostene Imana imumugisha iyo myaka ndumva ari we muntu uzi neza amarira neza. Umugabo wanjye yageze ahantu atangira guhamagara Apostle aramubwira ati uyu mugore ndamugenza gute Apostle ibintu tubigire gute vayo umumfashe ndakata gutya arimo ararira ndagaruka hano arimo ararira aho ndavuga mbere imyaka nkingahe Grace Room itaratangira even before mbaza Imana ibiki ko twasaraye. Rimwe nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ntavuze nasize umubebe umwana mutoya yari umwana wanjye wa kabiri mfite abana 5 namusize ari muto yari afite nk'ukwezi n'igice gutyo baranyinginga njyayo numva natanze sacrifice igize gute ikomeye. Ndabyibuka cyari gitana cy'urubyiruko nigishije niba ari ingingo 20 ingingo ya mbere urubyiruko kwera iya kabiri yendera mukuri 20 ndahirika agatuza kuzuye amashereka none kara nashoje ngenda nka Rambo 2 agatuza kuzuye nyuma y'ukwezi kumwe mbyaye ndangije ntanga mikro meze gutya nyiha pastor ndamubwira ndagiye arambira ngo bure gato twakire iminota yo kumanuka baranyakira mba nongeye ku mashereka urumva mbwira umushoferi nti mbarega umushoferi uvuye icyo gihe yarahari sinibuka ko naje mpanza ari lift ndamubwira nti turiruka njya kureba bebe turamanuka ngeze nko ahantu nimvuga aho nabasanze murahita mumenya church yari manuka ngera hano mu nzira nsanga worship leader w'umukobwa nari nabonye ukuntu yari yambaye neza ku buryo byangumyemo modele y'ikanzu y'igikwembe abadamu haleluya yari afite akamodeli n'akarebye ndavuga ni hano ku pembeni ni ivi so couleur nayifashe hari umusore kuri piano yaracuranze umukobwa akatugenda tukagenda n'umusore ati nabafashe rero turimo turamanuka amashereka ameze gutya Apostle mu modoka mubwira ngo yirukanka ngiye kureba uruhinja tugera ahantu hari akijima mbona yakanzu mbona nawe mucuranze ndamubwira ni hagarara nshobora kuba ndebye nabi ni ongera utumbirize neza amatara hehe muri karakijima nsanga niwe ndamubwira hagarara amanuka gato hagarara hari yangaruke mva mu modoka ndagaruka ngenda gahoro ndavuga ndabahurushya ngenda gahoro mpageze nsanga bafatanye nk'ibimata ku buryo kugira ngo banyuve ko mageze narakoroye shawaretse ndakorora umukobwa ati ambonye ati oh pastor hallelujah nagiye kumva numva nabaterura ndavuga ni mare kubabwiriza agatuza nisigiye umwana wanjye amahame 22 kwe ijya kabiri gukirano urubyiruko nayina bose kandi amena natashe numva ko abamarayika basigaranye nabo Yesu wa mbinguni ngiye kubabona ndabwira ni muma murakora iki aha mu muhanda abantu mumaze muvuye kuri podium jewe nimba mbabonye abandi bababonye ni banga ni mbare gatatu urushyi rwiza pyo ni mugende
pastor, oh Jesus, yeah, uzi ko umuntu yuzuzwa afashwe. Naribajije uyu muntu yujujwe n'iki? Ni amapepo kaka yangu. Beneda, niba nababwiza ukuri, naratashye ndonsa, ndangije ndibaza iyi mikino ni yahe kandi? Tuvuga kwera umuntu agasohoka biciye mu kundi gutwi. Tuvuga gukiranuka umuntu agasohoka bigize gute? Byaciye hano. Tuvuga kubaha Imana umuntu agava mu materaniro, umugabo w'Imana cyangwa umugore w'Imana guhera mu gitondo saa 3 yarahagaza hari muri ye abwiriza, abantu bagasohoka ariwe bataramyeho. Naratashye uwo munsi mbwira umugabo wanjye nuva nkubwira ibintu mbonye, ndababaye koko. Ariko ntababajwe n'ikindi, mbabajwe nuko tugeze mu minsi ubwo ibivugirwa imbere ntibigifite aho bihuriye n'ibiri mu mutima. Uko nukuri mbivuge mwanumiye, ntibigifite aho bihurira. Ibivugirwa hano kimwe, ibikorerwa hirya n'ikindi. Kunezererwa mu nzu y'Imana turanezerwa, ariko naribazaga ni ikihe gikuta kigwe mu izina rya Yesu? Ni ikihe kintu niki kibloka kituma hari ikintu kuva hano kugera hari? Ni igiki? Ngira umutwaro nyuma yo kubona ibintu biba, nyuma yo kumva ibintu byinshi, nyuma yo kubona gavuyo, nyuma yo kubona ndavuga ni what is this? Ni ryari tuzaba umucyo w'isi? Ni ryari tuzaba umunyu w'isi? Ni ryari tuzaza muri bendera ry'ukuri? Rubyiruko, ni ryari bizaba ryari habaye? Kandi iyo ubona ibyanditswe ba Filipo n'abandi, ndashaka urebe Filipo, hari pasiteri bari kumwe? Ntawe. Yigeze ategura igiterane mpuzamahanga muri Samariya? Hari posters n'ama afishe yakoze? Ikimurimo, haleluya, haleluya, cyashoboye guhamagara umujyi wose. Ikimurimo cyashoboye kuimpactinga umujyi wose, ku buryo n'igicaniro cy'umwijima gifasha uwo mujyi cyayobotse. haleluya. Iki ni cyo gihe dusohoke mu biri hejuru twinjire mu biri imbere. Ndabizi mu mwuka urimo urabyumva neza. Kandi ikindi, utararakara nta kizahinduka. Wanakudanganya. Ukinyuzwe n'uko umeze nta kizahinduka. Imyaka simbabwiye irenga 20 n'ingahe magaza. Utararakara habitashanje, utarahaga ntuzagaburirwa. Hari bitahinduka. Uva ni nk'umukobwa iyo atarahaga ubuzima ariko nta gihinduka. Hari urugero nkunda gutanga rw'umukobwa nasanze kuri campus Butare, bagiraga icyo bita 22h. Aramprotokora ndishima, najyaga nkora ibiterane kenshi by'urubyiruko. Aramprotokora ndamukunda. I was like my goodness, pega umukobwa agiye kunsezera ndamubwira nti umva rero murasoza mbwira rero bikwaye ufite umusheri mu izina rya Yesu. Kandi namureba ku isura imyaka arayifite, suruhinja. Ndamubwira nako ufite imyaka ati mu izina rya Yesu, aruzuzwa ati pa. Ndamubwira niko warashatse urapfakara ufite igikomere ati oya ni iki kudashaka ufite imyaka ingahe? Ngiye kumva numva arayibitseho. Ndabaza ufite ikibazo ngo ya ntabwo nzashaka ntegereje umukiza kwazava ko mutansubiza mwandakariye. None si ijuru naryo muzi? Erega ni hahandi muceceke ndababwira tu kwa mdomo ntasema ntasema yote. Ngo pastor je ntegereje umukiza uzava mu ijuru.
umukiza natwe turamutegereje, ariko igihe tukiri hano twarashatse ati wirakara nako ngo wibabara cyangwa iki, ntunansengere, nta mugabo nshaka. Mitamenya ko harimo ikibazo, ansanga homba, ndamubwira nti ufite probleme gani, ufite ikihe kibazo? Ngo yanguge ngo pastor bireke n'ibyanjye, nabivuganye na Yesu aranyemerera. Urabeshya, ntajya yivuguruza, ntikeretse nimbwiza ukuri nako. Ngo pastor narabiretse, nimbwira impamvu wagize gute wabiretse. Ati impamvu ya mbere, iwacu dutera umwako, turabashingwe. Ni impamvu ya kabiri. Ati impamvu ya kabiri ikomeye cyane, iwacu nta mukobwa n'umurashaka. Ati kandi ndeba imyaka mfite, ushyireho bakuru banjye, imfura yacu iregeje 55, nanjye sindi munsi ya 30. Ubwo surumva nkitegereje iki? Ati namaze kubyemerera Yesu, ndamubwira ngo nuza nzagukorera, nuza tujyane. Ndamubwira nti nakubonye muha rendez-vous, ndamubwira nti ngiye i Kigali, uzaze i Kigali ndagushaka. Nari nateguye ibyanditswe semeni amina. Ndimo ndakubwira ngo ikintu utarahaga ntabwo wakivamo, nubwo bagusengera bakanakwicaraho ntabwo byavaho. Tukuombea fu tukwikare kwica ntibivaho. Abantu bose Yesu yababwiraga gute? Kwizera kwawe nsubiza kuragukijije. Ni nko kuvuga ngo ndashoboye, ariko ufite kwizera, byahuye birakoreka. Ikintu utarahaga nikizakuva imbere. Umukobwa ngiye kubona mbona ntibiri buvemo, ndamubwira ni ngwino mu rugo. Araza, ndamusobanurira, mfata ibyanditswe, mbanza kumwangisha. Mwankurikiye? Mbanza kumwangisha icyo kinyoma Satani yagize gute yamuhaye. Ndamwereka ko adatera umwako, ndamwereka ko uri muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize, dore byose bibaye bishya. Turajyana umunsi wa mbere, ejo aragaruka nk'iminsi ine. Ndamubwira nti wanyemerera tukakwepiya, kuko yari afite ingohe zigera. Wese yariyanze na demarche, wese uramureba ukagira ngo avuye mu isoko, ijipo wagira ngo yaje gukurubura imihanda. Kandi kwepiya, abatazi kwepiya, haleluya, kwepiya nukuringaniza, haleluya abagabo, nukuringaniza neza ingohe z'umukobwa. Ntabwo twamera nkamwe, siko bimeze. Ndangiza mubwira ni ngufashe nkwepiye mukurengo ngo pastor buretse gato, menya ko hari kitaravaho. Ndakomeza umunsi wa kane, ubwo arambwira ngo zana urwembo haragatishyano. Ngira umukozi nizana urwembe, kuko ntabwo nzi kwepiya. Naraharagase pastor, narahurutuye pyo. Hanyuma mfata tiro, unajua ndegeruka, nakubizeho umurongo ngawugeza mu musatsi neza. Aha mu musatsi ndijiza neza. Ndamubwira ntibe mu ndorerwamo, urabona urusa neza kandi ukunukuri. Elle était trop belle. Ndamubwira ni ihindukira urebe, akajya areba nturi mwiza, atubanza. Ndongera ngiye kumva, numva umwuka wararambwiye ngo ubu rero yamaze kumva, hasigaye ko ubomora ibibambasi byubatse muri we. Imana yamanga ngo mupfukamike, ndamupfukamika, ndabomora ibinyoma, kuko ni ibintu byiyubaka muri wowe. Turabomora. Ndamubwira ni haguruka, irebe. Arahindukira, arebye imbere, ati dore ibyinyo, nisubira hano. Turasenga, irebe, yirebye, ati I'm beautiful. Ngo ndi mwiza, ni sawa. Nubu rero uzajya ushyira ukantu k'umukara ugeza ku munwa wigira inkumi. Urumva? Ndiye kuri mbona turanganya inkweto, imyenda ni ambara. Atayiwe ibyo ni bigufi, ntabwo ari bigufi, sinyanambara bigufi. Ni ikibazo ufite mu mutwe. Ni irebe, arongera arireba ati
ndi mwiza koko, ni ukubakira abantu, ni kandi nawe wikunde. Turabyemeranya. Ntabyemeye ndamubwira nti rero ugomba gushaka. Ati pastor, ndababaye kuba ngejeje iki gihe narashaka, ndababaye cyane, n'abakuru banjye barambabaje. Uzi kibaye ikinyoma kiguye hasi, uzi kibaye ikibambati kirapomotse, uzi kibaye amaso ye arahumutse. Yego. Mwakurikiye? Nicyo kibaye. Nakubwiye ngo utaragira ibyo uhaga nta kimana ikora. Iyo. Mbonye ko amesha shanje apa, mu mutima hahindutse, wese yatse. Umunsi ukurikiyeho yaje kundeba yambaye neza, wese atseye, agasatsi yakadefrije. Ubundi yari afite natirere zimeze nk'amasaka ku rutaro, zidasokoje bimeze ukuntu. Murebye ni haleluya. Ati pastor, ndababaye cyane kuba narashaka. Data we nediyara cyane. Umva icyo Imana yakoze. Vuga ngo pastor sema yote. Ntabwo mubivuze ndabiretse. Umva icyabaye. Umushuti wanjye uvuye UK, apotre, aza kunsura. Man of God, ukoze Imana wasizwe. Aza kunsura araparika. Umukobwa ari wanjye arimo arakora capati. Reka ndekere iyo nkuru aho. Ntabwo mwaneye apeti, wamaze mvuge. Arimo arakora capati, nayo namubwiye bigenda gutya, bigenda gutya. Wize Icyongereza, warize neza, Icyongereza urakize, Igifaransa urakize. Uri byo Binyarwanda babishaka iki? Musuza abantu uti praise God. Gloire à Dieu. Non, Beneda, ukunu kuri amaso yanjye arabibonye. Uzi icyakurikiyeho? Nshuti yanjye yicaye muri salo. Tujya mu nkuru, ibyari bimuzanye. Turavuga. Hari igiterane turavuga. Mu kanya inkumi yanjye turuka hariya. Ije kumuserva. Murebye ndavuga nurakabije koko. Beneda yari yakabije tirona mu gikoni. Araza amugeza imbere. Naravuze ni ndakwemeye mademoiselle. Alisukuma English. Aramureba ati praise God. Undi asigara yibaza ati cyo cyonge ko mvuye mu Bwongereza avuze iki? Ati I mean praise God. Undi ati praise Jesus, yeah. Ariko ndebye ku ijisho ry'umusore ni haha. Ntiwabona hari ikivuyemo. Aramwakira muha juice, aramwakira nsa n'ugiyemo. Haleluya. Njya mu cyumba kwinginga Imana. Ngarutse nsanga arimo aramubaza ibyo yize. Haleluya. Umusore aragenda. Tugeze ku modoka ahita arambaza, who is that? Nguriya ninde? Ndavuga ni koco. Nari hafi kuvuga mu ndimi, mvuga ibisekuru ntazi. Ndamumubwira, Beneda, umva utaragira icyo uhaga nta gihinduka. Nawambi yaravuganye nawe inshuro zitarenze ebyiri biba biciyemo. Yarabimbajije ati pastor yateyemo akajambo. Ni none wamusubije iki? Kugiye gusenga? Ati nsengera iki ko nasenze arashirayo? Ni none wahise wemera? Ati aho. Uzi impamvu? Yarabihaze. Baratangira relationship. Mu bukwe nari impari, nateguye impano. Mwumve si cyabaye. Ntwaye impano ndabibuka yanganaga gutya nini koko. Nari hafi gushyiramo umuntu. Nari nafashijwe. Ngenda ntwaye impano semeni Amina. Mugezeho arambona ati pastor aransimbukira aramfata koko. Niwo kungira turakabyara. Ahita ambwira mu gutwi. Nambaye ikanzu y'umweru. Urumva ikintu kibaye? Nukuvuga ngo arasa nutsinze igitego.
kuko iyo kanzu yambaye byasaga nk'ahatacya bitazashoboka. Hari ibintu wavuyeho uri joro urabisubiraho, kuko Uwiteka ni Imana. Uwiteka ni Imana kandi arakigira gute? Aracyakora. Mbaza ngo ubu bari ejo bundi yanyeretse arimo arakorera Imana, bagiye muri Australia ariko baba mu Bwongereza. Anyereka arimo aravuga, nakurikiye hafi isaha yose aposo ntera amina, yambaye urukweto rureshya naka, muzi yambaye agenda ndeba ukuntu arimo aragenda kuri podium avuga ngo the Bible says in Hebrews, ndavuga ariko Yesu ugira neza. Ariko wankubitiye ukwegero kamubwira ngo birahinduka, mubwira ngo biza bihinduka, biza bihinduka, birahinduka kandi icyo utarahaga ntikizakuva imbere. Umva icyankozeho, yaje ku influence abo bavukana umoja kwa umoja, umoja kwa umoja. Now amasaha yanjye banza yagiye, wayahagaritse hano bafite abantu bo kwizera kweli, wakoze kuyahagarika reka nkomeze mbwirize. Twagiye semeni amina, amen. Filipo ikintu yakoresheje si formule yumvanye Petero, ikimurimo cya provote. Now hari ikintu Imana imaze iminsi nyinshi nko nababwiye, imbaraga z'igicaniro. Hari igicaniro kiri personnel, yes, kihari cy'umuntu ku giti cye. Hari igicaniro cy'umujyi, hari igicaniro cy'igihugu, hari igicaniro cy'amahanga. Murabyumva? Cya kontina. Now ibyo si byo ngiye kujyamo, ariko aba bantu ba mbere batubanjirije bari bafite ibicaniro bihora byaka. Mu ijambo ry'Imana mu barero riravuga ngo umuriro wawe ntukazime hehe? Ku gicaniro, uhore waka amanywa nijoro. Ikintu ubona babayeho bakora, igicaniro cyabo cyarakaga. Semeni amina, atukuzwe. Cyarakaga ku manywa na ryari na nijoro. Umva mbabwire ba Kalvari, igihe cyose igicaniro cyawe utazi ko kimeze, utazi niba cyaka cyangwa kitaka, ufite ikibazo kiruta ibibazo byose, kuko byose bihera ku mavi. I tell you, ibyanditswe ncemo nihuta muba muri Apocalypse, ibyahishuwe 18:5, Bibiri duhishurira ubwira ubukomeye. Uze kuhasoma barimo barandika ndabareba, ivuga ubwira ubukomeye bw'igicaniro kiri imbere y'intebe yande ya Kristo, ngo imbere y'Imana hari igicaniro gihora cyaka, ngo abamarayika baraza bakazana inzabya, bagafata amasengesho y'abera bakayajyana kuri cya gicaniro kiri imbere y'Imana. Igihe cyose igicaniro cyawe kitaka, ntacyo abona batwara. Baratwariye umugabo mu byakozwe n'intumwa 10 bamwitande hariya Korneliyo. Marayika yaje aramubwira ngo Korneliyo, amasengesho yande yawe yumviswe, nibyo ngo kandi yazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Bivuze ngo uyu mugabo bavugaho umugabo w'ingabo yahoraga asenga atazi ko ubuzima arimo arubaka burimo burakora igicaniro. Agasenga ijoro, agasenga niko marayika avuga, aravuga ngo gusenga kwawe ngo n'ubuntu ugira byazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Bivuze ngo ubuzima, igicaniro cyawe gisenga kigera ahantu cyuzura kikazamuka kigahura n'ikimbere y'Imana, binafanya circuit. Iyo igicaniro cyawe cyamaze kukuvuganira ku gicaniro kiri imbere y'Imana, ibintu birahinduka ku isi, ibintu birahinduka mu buzima bwawe, ibintu birahinduka mu muryango wawe, ibintu birahinduka mu bana bawe, ibintu birahinduka byanga bikunda.
dore nkwereka akantu gakomeye. Nushakisha ibintu bya mbere Satani arwanya mu buzima bwawe, uraza gusangamo amasengesho. Yego. Kuri lisite ya kangahe? Ya mbere. Igihe cyose utangiye ibihe byo gushaka Imana, nicyo gihe umubiri usara, nicyo gihe igifu kikurya, nicyo gihe bateka ibiryo biryoshye iwanyu, nicyo ibintu biragutera. Jewe nzi umuntu wambwiye ngo pastor, nkunda gukorera Imana ariko inkize kuyiriza, inkize gusenga, takuzi kubwira iyo utareba, inkize ati kuko ibihe byose panze gusenga ngwara gutitira. Yaratitiraga agatitira neza akagwara juguma, ni juguma harya tetema, akarwara tetema taka bakaza biruka ngo kandi bapfa kuma igikoma nkahita nkira. Ati jewe kandi nkunda gukorera Imana, nkunda Imana ariko ibintu byo gushaka Imana byarananiye. Ndamubwira ngo aho niho ruzingiye, kandi n'ubuzima bwacu twese. Reka mbabwize ukuri bantu b'Imana, ubuzima bushaka Imana nutandukana nabwo, I don't care icyo waba ukora cyose mu nzu y'Imana, titre waba ufite uko ingana kose, aho waba ugeze mu buzima hose, uzamanuka nk'igitiritiri, uzisanga ahantu utazashimishwa nabyo. Yego. Reka mbabwize ukuri itorero ry'Imana, ibi bintu dukwepa byitwa gusenga niho ruzingiye. Itorero turaza gusiga igicaniro cyo gusenga, turaza gukubitwa, dukubitwe. Iyo mvuga itorero ndavuga wowe reka. Uraza gukubitwa, abana bawe bakubitwa, utapigwa iburyo n'ibumoso, utangire kubishyira ku bantu kandi urabarenganya. Ibyo. Igihe cyose itorero ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Reba icyo bakoze, babeshejweho no gusenga. There is no impact if you don't pray. Impact ya he? Ibyo narabihaze, hari ibintu namaze gutandukana nabyo. Umutwe urabizi, umubiri urabizi. Muri Grace Room narabwiye ngo twareka ibindi, nuruha sohoka utahe. Ubu sindi kuri pressure. Saa yine zigera babwira ngo musenge, urasenga, waruha ugasenga, waruha Ugasenga. vuga se vuga nanone, waruha Ugasenga. wamara kuruha cyane, nyuma yo kuruha Ugasenga. ugasenga. Yego. Kuko itorero ridasenga ni itorero rigwaza umutwe. Ndababwiriramo, rirarwaza umutwe. Ariko itorero ryahuriye ku gicaniro ahantu mu mwuka, uyu azatanga ubuhamya bw'Imana yakoze mu rugo, uyu avuga ukuntu umwana we yabonye iyerekwa. Bibiliya iravuga ngo iyo muteranye mukora iki? Ngo turirimba indirimbo nshya, ngo ibihimbano by'umwuka. Hari ibyo ukibona mu minsi yacu ko biva mu mwuka biva mu mutwe, urahimba ibivuyeho usibye amaganya. Yo ariko mwavuze ngo haleluya, Atukuze. mwavuze ngo haleluya. Ayose fe. Wakongeye ijwi ngo haleluya. Atukuze milele. Reka mbabwire barokore, ibi bintu mutagishaka kumva nibyo bifite ibisubizo. Ibi bintu mutagishaka gukora nibyo bifite urufunguzo. Ibi bintu mutagishaka gukora nibyo Imana iheraho ikazana impinduka. Yego. Ibi bintu tutagishaka gukora, reka mbaho ubuhamya gatoya. Nababwiye kugera mfite 18 ans, nakoreshaga ibiterane mfite 20 ans, mfite 19, mfite 21. Ubu reba ijwi ryanjye ryabaye nk'iry'abagabo kubera kuvuga. Grace Room imaze imyaka 5, 1 2 3 4 5. Dutangira Grace Room byari bikimeze kwa kundi. Ejo bundi 2021 2021 mu kwa mbere lo 18 Imana ititegura amasengesho, ngira ngo ni 40 jours turatangira. 40 igiye gushira,
Imana irambwira ngo ayo marira wirirwa undirira imbere none ubu 40 jours urumva wakoze ibitangaza. Don't stop. Nimukomeze, komeza usenge. Turakomeje. Mbwira media mukore 50 jours bahindura posta ndazifite hano zose njya nzireba. Ngo iminsi 50 barongeraho 10. Ubwo ndashaka uburyo nyakwepa. Tugeze kuri 50 Imana ngo nakubwiye ngo ni okay media muhindura mugira 70 barongera. Tuye kuri 70 Imana itari kurashaka iki? Urasiganwa niki? Umva ijwi ryarambwiye ngo ibyo uri murasaba birahenze. Yego. Ibyo uri murasaba, ibyo umaze iminsi wifuza ntabwo bizanwa no kwifuzwa. Bizanwa no kubikorera ikigomba kubibyara. 70 igeze Imana iti urashaka iki? Komeza. Tushiraho posta barahindura affiche bagiriye iminsi ngahe 100. Turasunitse 30 jours. Tugeze ku munsi wa 99 Imana iragaruka ngo ari kurarwana niye. Ubwo nashize ibiro byabaye irame ngo urarwana niye. Ibyo uri murasaba urabizi. Okay, ntibavuze ngo urashaka mboneka. Komeza rero. Mpitambwira muri media. Murahari sawa. Ntimuzongere gushyiraho iminsi. Nimushyireho ngo amase ngesho. Abakozi Imana dukorana barambate ubu twongereho iki ndababwira nti nta nama dukorana. Inama nimwe iravuga ngo amase ngesho. Hasigaramo umwe I don't care. Hasigara babiri twagiye. Barya bose ni murye. Amasengesho arakomeje. Mazinduru ziravuga. Ibyo mwabibonye hehe ntago biba muri Bibiliya. Bibiliya ivuga 21 jours ikavuga 40 jours. Ndavuga ariko na Julien navuze iminsi 5. Kubera iki Bibiliya turacyayandika. Kandi Imana iracyavuga sibyo? Tugeze ku munsi wa 200. Tugeze kuri 300. None uyu munsi nta nubwo tukibara. Turi muri 2024. Twatangiye 2021 twabivuyeho kandi hari abantu Imana irizera nashyizeho amaso batararekeraho gusenga. Eliya yarazi ko asigaye wenyine. Imana iramubwira ngo atoka we hari 7 bitaragira gute bitarapfukamira bayari. Bikwereka ngo yari desperate. Ntiyarazi ko hari abandi bafite inzara nk'iyafite. Yagize umutwaro uramumara agira ngo niwe wenyine usigaye. Imana iti wowe komeza ariko si wowe wenyine. Mwabonye nshuti? Twagereje imbere gato turakomeza nziye kubona mbona umunsi umwe piu mbona birakoze ariko asemenya amina. Amen. Umuntu wa mbere azana impapuro nasanze nakiza ubwandu bwa sida. Oya yari uwa kabiri. Hari umwana wa mbere wari umaze amezi nk'ikenda akize. Uyu yari uwa kabiri. Uwa kabiri araza ati basa byakoretse nyuma y'imyaka 30. Wa muntu arimo arasenga aracyari muri mukuduta. Nisubirayo nyuma y'amezi 3. Hanyuma ongera amezi angahe 3 mpaka bakonfirme après 9 mois. Imana irambwira ati uragarutse. Uwa kabiri araza nakize. Ama couple byakize. Hakize iminsi umwana wari kuri stage 4 cancer bamuprova yagiye. Dukomeze beneda ntimushobora kumva ko ubunaguhamiriza ngo birakora. Tuve kuri ibyo tubireke. Tuze ku buhamya bw'imiryango. Couple zimaze imyaka irenga 5 baradivorceje. Divorce. Mu materaniro hajya n'ibyari Grace Room. Si last week. Icyumweru gishize. Umugore arimo arasenga uko arira umugabo arira ukwe. Bose ntibaragera muri Grace Room. Araza umugabo baramwicaza. Umugore aje aparika hirya. Protocol iramuzana imwicaza hano hafi ya madame ya Messi.
ntaramureba niba ari we n'undi ntarareba ko uwo bicaranye. Mu kanya Imana iramubwira ngo bwira mugenzi wawe ngo akisemeni amina. Amen. Agiye kumubwira abona ni madamu aramureba, Imana iragukunda wana. Areba imbere ko yashobewe. Mba ndavuze ngo fata amaboko mugenzi wawe dusenge, kandi iyo dutangiye gusenga ntitubara iminota, turagenda mpaka ikigomba kuvaho kivuye. Turasenga ndavuga ni nturekure uwufashe, kandi arashaka kumurekura. Akomeza arafashe, madamu arafata. Ubwo se bamurasengera iki? Mbariza barimo barasengera iki? Barasenga. Sasa hahita hamanuka imbaraga z'Imana, ibintu birakoreka, turatangara. Hari umugore wari wicaye inyuma gutya, bazanye ameze nk'umurambo. Tugiye kubona arahagurutse, baramureba, ibintu birakoreka, hari induru ziravuga. Umugabo ahita azamura ukuboko kwa madamu, aramureba ati, nari nzi ngo madamu arahita yikunguta ngo toka shitani, yarabikeneye. Bagashyizeyo nawe arakareba ati merci. Umama abwiza ukuri, bababariranye aho. Turasoza amateraniro, suza mwene so aramureba ati jeri twapfuye igiwe. Umugore ati bejuru, umugore ati turera abana tubunyine. Bereda batashe mu modoka, umugabo ataha. Ubu bari kumwe, nakuzi ikintu babwiranye. Umugore yaramurebye, umugabo aramureba. Umugabo aramubwira ati sigiye mugabo yego, ibyashize ntumbaze impamvu ntashatse mu myaka 5, nawe sinzi impamvu utashatse. Satani nyuma. Turakomeje. Uzi ukuntu binjira muri grace room? Binjira niki kizura ibyapfuye, ariko mu ijuru hari Imana. Reka mbuze ukuri, ibi bintu birako Satani yaratugagaje ndamwanga. Batuzaniye umukobwa Apostle. No, ntago bamuzanye, ni umukobwa wizanye umusirimu muremure Apostle, imfura y'Imana. Tutangiye gusenga ati abaguye hasi. Tujya gusenga, umukozi w'Imana Pastor Anita aramwegera, nanjye ndamwegera, ndamubwira nikoraho. Tutangira gusenga, ijwi riravuga ngo mpera mu bisekuru bye, ntabwo tutugore turi bunshobore. Uyu mukobwa yari afite ibicaniro 14 byo mu muryango bimukurikira. It's on camera. 14, umwana muto urangije kaminuza, très jeune. Umwuka aratubwira ngo sekuru yafashe itafari, azamuka umusozi muremure, araritembagaza, aravuga ngo abazankomokaho bose ntawe uzagira icyo ageraho. Uko iribuye rimanutse ritafite gahunda, nta kazankomokaho, arabavuma. Abakomoka kuri uyu musaza bose ntawe ugira icyo ageraho. Ibintu bikatira aha, ibindi bigakatira hariya. Uyu mwana Jesus Christ nabaho sindabona inkumi nziza, ari kwirushye, yari yambaye neza, très jeune, très belle, ibintu byose ubona ari byiza. Turasenga cyangwa ashize mu kanwa, Imana irambwira ngo icyo ni igicaniro cya 3 murangije. Ndavuga nti ndatashe Julienne. Turakomeza ngo icyo ni cya 5 kigiye. Tugiye kugera ku cya 7 atangira kumoka. Imbwa kwa kundi ivuga nayumviye mu muntu. Ibyo biragenda, tugera ku 8, ikintu tutari tuzi. Kumba umukobwa afite sex y'abahungu. Ya kabiri kuri sex Imana yamuhaye umukobwa. Bene ndamubabwiza ukuri nabaho.
mbwira pastor Anita dukorana nikoraho kugira ngo nsenge nkubite Satani, ariko nugukwepa. Haleluya. Atwara ukuboko ngiye kumva ngo katika jina la Yesu. Ati pastor ibi ni ibiki? Umukobwa ahita aricara neza aratureba aravuga ngo mugeze ahatagerwa. None hari fora neza ndavuga ni naragenze ndabona. Ibi noneho ni ibiki? Icyanyeretse ko Shetani ni mpumbafu mbaya sana, nta n'imbaraga afite, yarananiwe. Twarasenze yo tugiye kubona tubona umuyaga, ikinyago kijyana nawe, ari twe ba pastori ndavuga ngo twiruke mwene da. Ipantaro iti pa abazimu bashya. Reka mbabwize ukuri, abantu bararushye kandi baruhiye mu nsengero, barushye baza gusenga. Uyu ni umusirimu ufite ahantu abarizwa rwose mu mirimo, kumva umuntu urimo urakora imirimo aprotokora abantu yibitseho ibintu bibiri. Umwana yararaga ngo anywe amazi yo mu gacuma, yararaga ayanywa live, yabyuka agacuma kakabura. Sekuru yaramusuraga ariko Satani arashye. Ibyo ni ibicaniro by'imiryango bikurikirana bamwe. Hanyuma waba umeze gutyo ngo impact ivuye hehe? Umukobwa amasaha yagiye. Umukobwa Imana yo mu ijuru iramubohora. Tuza kumenya inkuru, kumbe babana n'akabindi kabamo inzoka, karimo amazi. Kuva yabaho n'ab'iwabo babaho nta muntu n'umwe urapima gusenya kariya kabindi, nta n'ujya kegera, nta n'upima. Kandi iyo ushaka ngo kugira ikintu ugeraho, ugenda gusura iwanyu ugafata amazi yo mu kabindi ukanywa. Abo ni abantu bari mu nsengero, abavukana nawe bose bari mu nsengero, ariko banywa tuzi hari amazi amara inyota. Ayo ni amazi dukura kwa Yesu. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Now, igihe cyacu cyagiye, ariko mwamfasha nkavuga nk'ibintu bibiri gusa, cyangwa ibyo nari navuze byafata umwanya munini, hanyuma nkasoza. Icyambere numva ntari bunaveho cyasenyutse mu gihe cyacu ni igicaniro cyo gushaka Imana. Igicaniro cyo gushaka Imana. Yego. Reka mbabwire barokore, dusigaye dukunda ibyo Imana ikora kuruta ibikora. Nsubiremo, dusigaye dushaka ibyo Imana iri budukorere kuruta ibikora. Mbega turashaka ibyiduha. Sinzi ko mubyumva. Yego. Iduhe. Turashaka ibyo igira gute? Duha. Iduha. Mbega turasa n'abapfana n'Imana ukuboko. Nyosha mkono wako. Ibyifuzo byose dutwara ku misozi gusengera ni ibyifuzo 8, ibyifuzo 4. Mfite ibi nibi. Uyu munsi yumvise umurokora avuga ngo mfashe iminsi 3 yo gusenga no kwiyiriza ntarya sek, itumenya ngo afite liste 2. Afite 97 ibyifuzo. Apozo yarafite ibyifuzo 97 byanditse, arabisengera mu isaha imwe. Ariko uranyumvira icyo kinyoma apozo? Ibyo ni ibikinakajagari. Umva, ibigusenya ntabwo Satani yabyubakiye umunota umwe. Ibirondora uyu mwana w'umukobwa biramuruta imyaka, nibyo kuva kwa sekuru bimaze imyaka n'imyaniko. Wowe urashaka wikoze y'iminota 5 hanyuma ubone resulta. Uziko iyo uhuye n'abantu 5 ku musozi baba bafite ibintu bazamukanye,
ariko aya masengesho reka munyihanganire mbabwire iki kintu. Aya masengesho nyite gute apostle? Devotion prayers. Amasengesho adafite icyifuzo ajyanye kandi ufite 50. Amasengesho adafite amarira avuga ngo nyite gute? Amasengesho yo kwiyegurira Imana, amasengesho yo kuramya Imana, yo kuvuga gukomera kwayo, nta byifuzo. Reka mbabwire niba hari Katyusha nabonye nayo masengesho. Hallelujah. Uvuga gukomera kw'Imana uri mu muriro kukagaragara muri wa muriro. Uramya Imana umeze nka Paulo na Sila, imiryango ikagira gute? Ikarekurana. Umwanzi yaratubeshe ngo senga senga senga, ukagira ngo abantu barasenga, amajwi bayazamuye ariko bazamuye ibyifuzo 15. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo nirabizi ko tubifite ngo nko abapagani nabo babifite. Utaragira icyo usaba, Zaburi 139, utaragira icyo usaba Imana yakibona. N'imisatsi yo ku mitwe yacu yagize gute? Yarabazwe. Utarajya kubyinjingira yabibonye. Wowe zamura gukomera kw'Imana. Tinda ariyo uramya. Hari ibintu umuntu avuga ukagira ngo arimo arirata, ariko reka mbivuge. Mbabwiza ukuri, ubumbajije ngo uheruka ryari gusabira ikintu runaka, nakubwiza ukuri ko ari kera cyane, kandi uku ni ukuri byuzuye. Ntushobora gufatisha umuntu, reka mvuga umuntu tureke Imana. Ubu umunsi mfatisha neza umutima wa Kabanda umugabo wanjye, nari mbonye ibyo byose. Uko ni ukweli? Ubu namufatisha neza roho naipata hivi bien. Agapfumuka. Akanjani wabo tukajya imbere y'urusengero akazamu. Hanyuma nkabura iki cyo kumufuka wiwe. In fact yo tukira abafiance urifata. Ariko wateye intambwe ukinjiriwe dedwa. Ujya mu ipantaro ntamenya n'igihe yagendeye. Abagabo barabizi, ubize kuyahisha. Nta nubwo ubaza, ariko iyo utarajyayo, iyo mutarajya mu gihango barakubaza, Kadogo arakubaza uranywiye fanta orange, tukuzanira iki? Ikindazi. Ariko iyo mumaze kujya mu gihango cy'urukundo niwe wakira Kadogo. Uramubwiye uti ejo ndashaka ko ugenda iwanyu, uwakwakiraga uramusohora. Uzi impamvu? Wabonye ubushobozi. Ibyawe byabaye, ibye byabaye ibyawe. Ntushobora kuramya Imana urukundo rukure, umwuka w'Imana musabane mugerana ahantu umbwire ngo hari icyo wabura. Ntibishoboka. At least that I know. Icyo kintu naravuze ngo iyo nkimenya kera, iyo nkimenya ntabwo mbyuka mbari ibi byifuzo 50, kandi aho ntavuga gutyo ugira ngo nibihari byinshi. Ari kugera ahantu byuka uvuga ngo ninde mwisumeze nkawe, ninde nabona wankunda urukundo rumeze ngo wankunze. Nihe nagera ntagufite wowe, ko ntaragira ubwenge ari we nari mfite. Koko utindaho Mana, ndibuka mfite ibyanka 3, ndibuka mfite 7, utindaho wajya kumva amarira arazamutse. Hallelujah. Ukugenda ni kujya kumva presence iragusanga. Ukugenda ni kugenda presence igusanga. Ugera hanaho ibye bibi byawe. Yego. Hari ukuri kugoye ariko ari ngombwa kukuvuga. Hari ahantu ugera ibintu bitakiri ikibazo. I tell you, utakirwana ngo kandi atari uko ahubwo ibyaso byose ari ibyawe. Ukayoberwa ibyo wirukaga inyuma kera bisigaye bigo byarahindutse bikwirukaho. Umuntu
nagera hano kumva kuguha impano ukayakira nicyo cy'agaciro. Hari iminsi wirutse inyuma y'umuntu uguha ikaramu waramubuze, wambwiriye ukwegere ngo hindukire Imana wanjye. Hallelujah, hallelujah. Niba turi buzane impact rubyiruko, tugombe tugira ibintu dusimbuka uyu mugoroba. Ego. I tell you, gira ibintu haga. Hari ibintu biri mu buzima bwawe bitakabaye bihari. Hari abantu Imana yagenye mu buzima bwawe bagomba kukubera umugisha, ariko hari igikuta gituma mudahura. Yes. Umwaka ushize mu kwa munani nabonye ibintu biransaza. Nagize urugendo just rwo gutembera, ariko ngiye kureba abantu b'Imana, abakozi b'Imana. Njya mu gihugu cya Nigeria, hari umugabo bita Oyedepo, mujya mwumva cyangwa yo Apostle, afite icyo bita umujyi. Yes, Canaan City. Je nagiraga ngo ni nk'ahantu haba hano ukagira nk'ahari kwa Mushimire, bagahita bakabya bakahita ngo umujyi. Ngezeyo nsanga umuntu afite umujyi, umukozi w'Imana. Aya maso arabibona, umujyi narawinjiyemo. Dufite imodoka, mbwira umuntu ni njyana ndeba ahantu uyu mujyi ugera, ntitwawushoje na nta. Mbona quartier, nimvuga Kimironko nkavuga ngo shyiraho, genda ufate Kibagabaga, genda ufate Nyarutarama. Umujyi, amazu, amabanki, amashuri, nta nzu nimwe yo hasi irimo, zose zirageretse. Eshatu enye eshanu eshatu. Yiyubakiye umuntu umwe yubatse. Dore uko bandeba igitangaza kirabaye. Rega nanjye nagiye ngiye kureba, umwe yarubatse. Ndavuga ngo reka ngende muri uwo mujyi mfatemo icyumba ndaraha, nkunda kwiga. Njyayo saba randevu barayimpa yo kumubona. Yo vuga ngo pastor tubwire. Assistant wiwe arambwira ngo uzaze mu masengesho. Ni wampa randevu ngo yego. Ni sangapi? Ngo saa 12 za mu gitondo. Nkumva aribeshye, kuko 6h du matin abatumishi baba baryana. Abona abiwacu ni igikoma na kawunga aho. Savye gahunda ba ma 6h du matin Apostle. Ndabaza assistant, saa 12 za mu gitondo nibwo tibuze? Ati nibwo uri bube winjiye muri office. Ndababaza araba byanchanze, araba hageze ngo ya nibwo asoza devotion. Mbega nibwo asoza amasengesho ya nibature. Urakoze. Nibwo agira gute? Niwe yasoza. Ati okay, wimbaza byinshi, uze kuza dusengane. Okay, n'ubundi ndarara mu mujyi wanyu, nze sangapi? Ati turatangira kare, turatangira dutinzemo gato nka saa 9. Nagiye kumva nubazwiririri. Ni waruvuze gute? Ngo saa 9. Ni nacyo ndaye hariya. Ninzehe ngo yawe urakuhabona tu. Aho naraye yaraho ngiye kubona mbona hari jardin nini, abantu bafi amahema. Zengagira ngo ni restaurant bariramo muri ayo mahema. Bibaye saa 3 n'igice saa 4 nijoro mba ninjiye mu cyumba cyane, kwidirisha nkaho ubwo rongo maze koga, umutumisha agiye kuryama byuke saa 9. Ngiye kumva kwidirisha numva le palito lino keso. Ndavuga ni toka nkurahirido, njya kugira gute? Kureba. Ngiye kubona mbona umugabo nari namenyaho, billionaire. Ese umumenye n'ibyo ari byo? Billionaire ntabwo ari millionaire, nta nubwo ari
ni miliyarderi, nurenga miliyarderi, kandi sinkabije ejo n'izinyabyo. None se umuntu ufite jet privé akagira n'indege zikora business, le note pas les hos, ndanabivuga nkafashwa, afite indege zikora business. Mbariza ukwegereye ngo izawe zigeze, mbariza ukwegereye ngo iyawe igeze. Nabonye ibintu, iyi mitsi y'umutwe iraturika, nkuyeho rido, ngiye kubona mbona umugabo, urumva twari twamenyanye n'abantu bakeya, mbona ari muri eleto hopata lite, itente ye iri hariya, mbona umugore we aricaye n'agatengagiza we. Ndavuga nijuriye ugiye kuryama se kubera ko ufite indege? Ndarakara nshyiramo training, shyiramo agapira n'amarira menshi, nariko mana ubuzi umuntu ufite indege arasengera iki koko? Ndasohoka, ngeze hanze sanga muri ya mahema yose harimo abantu baparitse ibihe bimodoka mama, zimwe nta nubwo nzi amazina, agasohoka mu runtu rufunguka gutya, umenyera yifunguka gutya, ibintu ngo nabirebye ni toka shitani katika, agasohoka mu modoka ukabona ararambuye akantu, hari ibintu atazingura, agashyiramo pompe, pyu 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 pyu, ndeba pyu pyu pyu, tenti ikikora, ukumva arinjiye, ndagushaka mana. Nibuka ko ntajyanye na tenti, nkurura ibyo nari mfite ibitenge, ndavuga ni Imana ngiye kubisasa hagati yabo, ava hano angereho nava hariya angereho, hano have indege hariya have. Ntabwo ariko bikora, nsasa hagati yabo. Bibaye saa 7 n'igice mbona abanyagwa ntabwo barekeraho gusenga. Sha Imana imbabarire mbisa abanyagwa, shabare banga kurekeraho, kandi bampaye rendez-vous ya ryari ya saa 12, gusa ndaryama ryari. Sha ndavuga rero reka ngenge kuryama byibuze saa 9 saa 10, sibyo, nimwe nebyira amasaha 4, quand même umuntu agomba kuryama amasaha 8. Niko abaganga bagize gute? Ngira ukwegere ngo yaona, subiya muri kakumba kanje, nkigerayo iminota nka 30 ngize gutya, numva hanze nduru ziratangiye, wagira ngo baratangiye, nkumva umwari mararira, ngiye kumva numva mbuza amahoro, nuse ndaryama kubera ko nibitse hikise. Ho nahereye ndyama, nsubirayo umwe arambaza kugarutse, ntimwanze guceceka nanjye ndaje. Atoya tugiye gusoza mu kanya, saa 9:40 barasoza. Twese binjira hehe? Mu mahema, nanjye njya kwinjira iwanjye. Bibaye saa 11 numva ifirimbi, avuga ni toka katika, habaye iki? Intambara. Tunumbuka mu matenti, ubuse baryama amasangaye, imwe niba tarabiri yuzuye. Ngiye kubona mbona hari amadushe bagiyeyo, basohoka babandi nyine bambaye amakostume. Yesuwe, tujya muri, harimo church nini, bajya muri church, nanjye ngenda nambaye nk'ukuntu tugenda twambaye muri twibature. Wabimenye? Nambaye ibintu n'Imana izambabarira, kuko ngiye muri twibature, mbega idini. Ndagenda ngezeyo sanga unyakira natiro, umugore iragera yashyizeho parfum, saa 11 zuzuye barahagaze, babagabo niboneye barira, bambaye amakostume, nitegeko ntusavinga hano ari hose utambaye costume na cravate waniza, bose bambaye, kandi mukanya narizaho bari naricaye nka hariya ndarira koko, nariko ibi nibiki. Ngiye kubona mbona isengesho rirabaye tugeza saa 12 sharp. Ubwo umusaza nawe arimo
ari mu myaka irenga 70 na araryamye bamushyiriyeho agasego arimo ari nyir'umujyi yarasenze mva mu mwuka ndamureba nguyu arimo arasaba iki ninjiye mu rusengero arimo arubaka aposo abantu 250 twebwe si 50 stade fata stade yacu wongereho bangahe imibare abayizi 250 personnes 250 bicaye narebye ikintu ngira isereri babyita ngo the ark ngo agiye kubaka inkuge hari abayenjeniyeri barenga 8 bavuye mu bihugu by'isi baje kureba uburyo bakubaka ikintu cy'250 badashyizeho inkingi ama iPad ibintu byose ama machine narahagaze ndeba ikintu ndakizenguruka numva ngize isereri amateraniro yabo nkuko twicaye ku cyumweru haba hicayemo 60 iteraniro rya mbere rigasohoka irya kabiri kinje rigasohoka irya gatatu none se nguye aracyasengera iki ariko buri saa 9 umusaza w'imyaka 40 arapfukamye arimo 83 ni afite ubu izo mbaraga zikura ya poso twebwe twahaze iki biriti uransubije twarangiza tukikunkumura ngo impact y'umwumbati aposto narebye ibintu nikayishiwa bampaye karandevu ninjiye kumureba nsanga ngo hari umuntu umaze gupfa w'umukozi w'Imana uvu kunahamagara numva aya matwa ngahe ahita hamagara umuntu umwe mu bana be aravuga ati bwira ba pilote bategura indege ngomba guhita njya muri Amerika aya matwa arabyumva pilote ategura indege yande yiwe agomba kujya muri Amerika mpita ndaririmba Uwiteka Mana ya Isirayeli uri arasa n'umuntu uri murahamagara taxi voiture arimo arabivuga nk'ikintu gisanzwe umuntu waraye ku mavi ku myaka 83 namwiboneye saa 12 yarashoje devotion amasengesho kwiyegurira Imana umusaza yabwirije amateraniro 4 aya maso yanjye areba abwiriza amasaha arenga 2 ubu twebwe turacyaniha umugongo ewe nubwo narekeraho bitatu ndabiretse reka nsorezaho igicaniro cyawe uko gihumeka cyo gusenga nicyo cyerekana uburambe muzagirana n'Imana abasenza bashatse Imana bagize impact umugabo ufite branch ngo amatorero nibarenga 1000 ngo buri gihugu kiri ku isi bafite itorero naha irahari Winners Chapel intihari hose bafite amatorero kandi ari very successful ariko baracyashaka Imana wazamuye ijwi ryawe Imana baracyashaka Imana nubwo nasorezaho nidushobora gushaka Imana neza impact tuzayigira mbarikiwe sana Amen. Sansa. Tuguhaye icyubahiro mwami twasenga fasha duhaguruke amasegonda make cyane ndakwinginze umfatire umuntu ikiganza umwe gusa ndebera umuntu ufata ikiganza tubwire Imana gutsa Mana